ngiye kubagezaho igitabo maze kwandika ngishyize mu majwi cyiswe Rwanda, amahoro, iteka, dutsindira ingengabitekerezo ya jenoside ishingira imizi ku ipfunwe ry'ubuhutu. Ibaruwa igenewe leta y'u Rwanda n'ibihugu byagize uruhare mu mateka yarwo, Ubudage, Ububiligi n'Ubufaransa, n'imbwirwaruhame zigenewe abanyarwanda kuri iyi ngingo, kuri itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2020. Ndi Mpayimana mwene Rugayi rwa ntawiyanga wa barambanza ba Serubyogo rwa Bitsike bya Gisuma cya Ruhagaze rwa Muteye inkingi wa Nyamususa, abasinga bo mu Buyenzi. Turi abayenzi rero, ntaho nigeze numva umukurambere w'umuhutu mu banjye ibi bihe byose by'ubwisanzure. Nk'uko mu 1964 Woreso y'inka yarakariye abirabura baburaga kwiteza imbere bagahora mu ndirimbo zo guteza imbabazi mu cyo bise negritude, nyuma akavuga ati ingwe ntiyamamaza ubugwe bwayo mu magambo irasimbuka. Nanjye ndambiwe kumva biyita ngo n'abahutu bakomeje kubiba urwango mu bitangazamakuru. Umunyarwanda wese uri mu karengane cyangwa ubona akarengane nabitangaze mu izina rye bwite, maze ubuhutu n'ipfunwe ryabwo bicike burundu. Icyanteye kwandika iki gitabo imbere y'urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda rugira ruti kanaka yishwe n'abahutu, nakunze kwibaza niba nagorora imvugo nsanga ntacyo nahindura. Abicanyi babikoze mu izina ry'abahutu. Nahisemo guca isano ihuza abanyarwanda n'abo bicanyi nk'uko biyitaga muri ibyo bihe, aho gupfukirana ijwi ry'urwibutso duhuriyeho. Umusogongero, umunsi wo kwizihiza gakondo z'abanyarwanda. Abashiru ni baba bashiru, abagoyi baba bagoyi. Kuki basingira barera bakisanisha n'abakiga imbere y'abanyenduga, abasanza babireba, abaganza bagashukana ngo reka biyita abahutu batangatanga abanyandorwa aribo biswa abatutsi. Icyari kubahuza mu Rwanda bakagitera ishoti, bagashira isoni bakiyahura, bakiyanga ubwabo n'abakurambere, habe no kubaha igihugu basangiye. Nimuze mwese banyarwanda, uko muri mwese nta kimwaro, gakondo zanyu tuzirate ku ya mbere Mata buri mwaka. Abagesera n'abashi murumva, abanyagisaka n'umuco wanyu, ibyo mukunda twe ntitubizi, ibyo twarushaga abayenzi abambogo barabyize. None tuzana iki mu gitaramo aho abatutsi bashayaya barusha abatwagutwaza ko Rutuku yatwiciye umuco? Iri buriro, u Rwanda ni igihugu gicunzwe neza, ariko iterambere burya ntirishingira gusa mu gucunga imitungo iboneka. Nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere, ni ngombwa kubaka umusingi ukomeye ku mibanire myiza y'abaturage, aho abakorera igihugu bose bakora banganya amahirwe n'ubwubahane. Ikibazo cy'amakimbirane y'amoko kiracyagoye umugabane wa Afurika, bikadindiza amajyambere n'ubwiyunge bwawo. N'u Rwanda ntiruravaruka na kiriya kibazo, ku buryo hari abitirira ubuyobozi igice kimwe cy'abaturage gihanganye n'ikindi. Abanyamahanga nibo bakunze kubikabiriza bahanganisha ngo abahutu n'abatutsi. Ubwo kandi abo bahutu bavuga ntibari bazwi iyo hatabaho jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Abahutu rero ni intero n'inyikirizo yakoreshejwe n'abicanyi bari bagamije kudasangira ubutegetsi n'abo badasa. Nyuma y'intsinzi ya FPR muri Nyakanga 1994 yatumye abicanyi bakwira imishwaro, hatangijwe gahunda yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside binyujijwe mu kwiyumvamo ubunyarwanda mbere ya byose. Ndi umunyarwanda.
abanyarwanda benshi bakorera politiki mu mahanga ariko baracyanenga iyo gahunda. Niyo mpamvu nsaba ko twasubiza amaso inyuma tukareba ukuntu abakurambere babanaga, tugasiba amayira y'ingengabitekerezo gatanya amaze imyaka 100 acibwa. Abadukolonije rero bakwiye kubigiramo uruhare kugira ngo tubive imuzi, dusenye ingamba zose zishobora guhuriza abanyarwanda mu bugizi bwa nabi. Igice cya mbere, ubwisanzure bw'abaturage. Ubutumwa bugenewe leta y'u Rwanda n'ibihugu byagize uruhare mu ibibwa ry'ingengabitekerezo ya jenoside. Nandikiye rero nyakubahwa umutegarugori Angela Merkel uyobora Repubulika Yunze Ubumwe y'Abadage, nyiricyubahiro umwami Philippe w'Ababiligi, nyakubahwa bwana Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa, nyakubahwa bwana Paul Kagame perezida wa Repubulika y'u Rwanda, n'abaperezida b'inteko nshingamategeko z'ibi bihugu. Bimenyeshejwe kandi bwana perezida wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside mu Rwanda. Impamvu rero ni uguhagarika ikoreshwa ry'ijambo hutu nk'ubwoko, gusubiza agaciro gakondo zahozeho mbere y'1894. Nyakubahwa muyobozi mukuru, mu bihe bitatu by'amateka y'igihugu cyacu u Rwanda, leta z'ibihugu byanyu zohereje abakoloni bagiye basimburana, babanza gusumbanya abanyarwanda. Mu 1894 kugeza mu 1919 n'Abadage bakurikizaho gukoresha politiki ubwo busumbane 1921 kugeza 1961, Ababiligi no kuza gushyigikira abakoraga itsembabwoko 1990 kugeza 1994, hano dusanga Abafaransa. Abadage bigishije kandi batonesha Abatutsi bavuga ko baruta abandi banyarwanda. Iryo rondabwoko batangije ni icyaha bakwiye kwicuza kugira ngo igihugu cyacu cyomore igikomere byagiteye, kibanishe kivandimwe abagituye. Ababiligi bahisemo kwandika amoko mu ndangamuntu, nyuma bafata ubwoko bumwe babukoresha mu guhirika ubwami babyita demokarasi. Ibyo byaciye icyuho mu mibanire y'abanyarwanda ku buryo ubutegetsi bwa Repubulika bwakomeje kujegajega kugeza uyu munsi. Uko gusenya ubunyarwanda bw'abanyarwanda byakuruye amacakubiri. Ababiligi bagombye kubyicuza kugira ngo ubumwe bw'abanyarwanda buzanzamuke. Kuba leta y'Ubufaransa yarashyigikiye ubutegetsi bwari bumaze kugaragaza ko bwisanishije n'ubwoko bw'abahutu ngo bwica Abatutsi, nyuma ukuza kw'abasirikare b'Abafaransa hagati ya 1994 kukagambirira ku mugaragaro gukingira ikibaba leta no guhungisha abayobozi bakoraga jenoside, no kuba batseta ibirenge mu gukurikirana abaregwa, ubwabyo ni ubufatanyacyaha cya jenoside. Ubufaransa bugomba kubyicuza bwiyuhagira icyo gisebo mu rwego rwo kunoza umubano n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda nayo yagerageje gufata ingamba zo guhamya ubumwe bw'abanyarwanda, ariko ziracyacagase. Birakwiye ko yakwamagana ku mugaragaro ikoreshwa ry'ijambo ryifitemo ubumara bwo gutera ipfunwe. Iryo ni ijambo hutu ryahanaguwe mu ndangamuntu ariko rikiri mu ntekerezo z'abanyarwanda. Muri icyo gihe cy'imyaka 100 y'ubukoloni n'isubirabukoloni, abanyarwanda, ababyeyi bacu bageretsweho urusyo rw'ingengabitekerezo yatumye indangagaciro rusange nka demokarasi, ubwisanzure, uburenganzira bw'ikiremwa muntu no gufashanya mu bantu bisibangana. Tugomba rero gusubiza amaso inyuma, tukubaka bundi bushya igihugu cyacu nk'uko n'ibindi bihugu bya Afurika bishingiye ku mibanire ya za gakondo zinyuranye no ku bumwe bw'igihugu. Icyo nifuriza abo dusangiye igihugu ni ukuvugurura imibanire yacu no kubaka amahoro arambye n'ubuyobozi twiyumvamo. Kubera iyo mpamvu
icyitwa hutu mwaremaremye mu gihanganisha n'abatutsi ni urubibi rukomeye mwashyize mu mitekerereze y'abanyarwanda. Ndashaka ko twarusibanganya bidatinze. Amategeko muvuga agenga ubudakorwaho bw'imipaka hagati y'ibihugu ntaho ahuriye n'imipaka iri mu mitima y'abenegihugu. Niyo mpamvu abanyarwanda bose barebwa n'iki cyifuzo cyo gusenya uwo mupaka uturimo, bakaba babigaragaza mu birori n'imikino gakondo yasabiwe uruhushya mu rwego rw'igihugu. Ni ukuvuga ko dukwiye gufata umunsi ngarukamwaka wo kwizihiza ubutandukane bwa za gakondo z'abanyarwanda mu bwisanzure bwabo, mu bumwe n'amahoro. Uyu waba umunsi wo kwamagana ingengabitekerezo ya jenoside, ububi bw'ubukoloni, bw'ubuhake n'indi migenzo isumbanisha abanyarwanda. Uwo munsi ushobora kuba tariki ya 2 Mata buri mwaka kubera urwibutso usanganywe nk'umunsi umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yaciye iteka risezerera ubuhake n'ubuja mu Rwanda. Muri uru rwego abanyarwanda batuye mu mahanga baboneraho guhurira mu materaniro aho bahuriza hamwe uturanga twa za gakondo zabo, bagasabana mu myiyereko idafitanye isano na busa n'ibikorwa bya politiki. Impinduramyitwarire nshyashya cyangwa ivuguruza ry'ibyitwaga impinduramatwara nifuza ni ugukuraho burundu mu myumvire y'abanyarwanda n'abanyamahanga inyito y'ubwoko mu ijambo hutu. Iri jambo ryahozeho kera na kare ari interanyamico, aho kuba izina bwite ryaba riranga abantu bo mu bwoko runaka. Umugabo cyangwa umugore w'umuhutu byasobanuraga umuntu ufite umuhatse, ufite umubereye umutware, wakaba umugaragu, umuja, umucakara, umuntu uri hasi utitunze. Iryo jambo akenshi rijyana n'ikinyazina ngenera wa umuhutu wa kanaka, umuntu uhatswe na kanaka. Nta mugayo kandi kuko byitwaga ko rubanda yose ari iy'umwami, abatware bagatwarira umwami. Nguko uko ubukoloni bwahise bushingira kuri iyo mikorere. Igihe rero indangagaciro z'ubureshye bw'abantu zabaga kimomo mu isi, mu Rwanda bategetswe gushingira ubutegetsi ku nyabutatu zitareshyaga. Amoko mu Rwanda ni igisebo muri Afurika. Uko abazungu bo mu kinyejana cya 19 babonye abanyafurika babagabanijemo ibice bitatu nk'uko irondakoko ry'Abadage ryabiteganyaga: abarebare, abaciriritse n'abagufi. Ubwo kandi ariko bisanisha n'abarebare, abandi bakaba kure yabo na kure cyane yabo. Cyakoze abanyarwanda bamaze kwiyumvisha ko ubwo busumbane budashoboka, aho guhindukirana umukoloni ngo babimuryoze, biraye muri bene wabo ngo babambure ubutoni, batangira kubahigira kubamara. Ababiligi n'Abafaransa baje mu kinyejana cya 20 ntacyo bakoze ngo bakumire iyo jenoside yari itangiye gutegurwa ityo. Mwagerageje rero kwambura Petero ngo mwambike Pawulo, aho kubereka ko bareshya niba koko ubukoloni bwari ishuri ryiza. Mu mikorere yanyu ya gikoloni mwakunze kwikundisha kuri bamwe, mubahonyoza abandi. Mwahisemwe Abatutsi ngo ni abazungu nkamwe, ubundi mubapfunyikira impano irimo imitego. Umwami Yuhi Musinga wategetse 1896 kugeza 1931 yarabigaritse kuko yanze ubukoloni. Ubwo muhita mutangira kumwangisha abaturage. Iyo ntwari we n'abamukomokaho murabamenesha. Nguko uko mwaremaremye ubwoko bw'Abahutu. Mu gihe Abatutsi n'Abatwa dushobora kubona gihamya cy'inkomoko zabo mu Rwanda, akarere cyangwa impuzamuco ibaranga, abandi banyarwanda biswa Abahutu hatitawe ku cyo bahuriyeho, uretse kuba ari rubanda rugufi, rubanda igoka, rubanda ikandamijwe, rubanda rw'icyaro, rubanda nyamwinshi, ngo rubanda igomba guhaguruka, rubanda ikeneye kwemerwa Abahutu. Abo baturage bose nyamara basanzwe bafite inkomoko zinyuranye,
abarera, abakiga, abagoyi, abashiru, abangogo, abambogo, abaganza, abayenzi n'abandi. Abo bose bashyizwe mu gatebo kamwe k'abantu baharaniraga ikurwaho ry'ingoma ya cyami. Mu mirimo abazungu bakoreshaga abaturage bubaka ibikorwa by'amajyambere nta gihembo, uburetwa, babyitwaje bangisha ubwami n'ibikomangoma, babigira umusemburo waganishije ku mpinduka zo mu 1959. Mu bihe by'inkundura z'ubwigenge nyuma y'intambara ya kabiri y'isi hagati ya 1945 na 1962, mu Rwanda niho honyine muri Afurika ndetse mu isi yose ahabaye ubukoroni, aho abaharaniraga ubwigenge aho kwirukana abazungu birukanye bene wabo b'Abanyarwanda, barabamenesha, barabatwikira. Ubugambanyi bw'Ababiligi burigaragaza neza aho bakoresheje bwa bwoko bikoreye ubwabo kugira ngo bagere ku ntego bifuzaga. Ubwo bugambanyi rero bugomba kurandurwa bukajyana n'amateka, ntibugire ingaruka ku bana bacu babyiruka ubu. Nta kuntu rero amateka yuzuye akarengane kakorewe abaturage ku ngoma yakoranaga n'abakoroni atari kugira ingaruka zikomeye, ari nazo zageze kuri jenoside. Birasanzwe ko umujinya w'umuntu uvuye mu bucakara ujya urenga kamere. Niyo mpamvu inzira zimugeza ku bwisanzure zigomba kuba zihamye byo, zitanga icyizere. Nyuma rero y'ibyakozwe mu 1954 n'umwami Rudahirwa byo guca ubuhake, n'ibyakozwe na Perezida Paul Kagame kuva mu 2000 byo guca ubwoko mu ndangamuntu, ni ngombwa noneho ko duca ubuhutu mu myumvire nyarwanda ku byerekeye inkomoko gakondo zabo, na rya hame ry'inyabutatu rikibagirana, tukimika ubutandukane bugari bw'inkomoko z'Abanyarwanda. Ngiyi impamvu ituma nsaba abanyagihugu cyanjye ngo biyambure umwambaro w'ubuhutu, bamagana abakoroni bawubadodeyeho, bisubize indangankomoko zabo gakondo hirya no hino mu Rwanda, ndetse hamwe na hamwe zirenga imipaka. Muri uku kugarura imibanire n'imituranire y'imiryango ituye Afurika, niho hazava no gushimangira ubumwe bw'umugabane wa Afurika. Urugero ni uko nko gukuraho imyumvire y'ubwoko bw'abahutu mu majyaruguru y'u Rwanda bizagarura ubumwe gakondo bw'abakiga batuye ku ruhande rwa Uganda cyangwa rw'u Rwanda. Ubwo bumwe bwaciwemo kabiri igihe abakiga bo ku ruhande rw'u Rwanda bahinduwe abahutu ku ngoma ya gikoroni y'Ababiligi. Hari umutangabuhamya w'umunyarwanda wiyemerera ko afite abantu bakomoka hamwe ariko bitwa abakiga i Bugande, abari ku ruhande rw'u Rwanda bakitwa abahutu. Cyakoze intambwe twifuza gutera ntiyashoboka mu Rwanda niba no muri biriya bihugu byadukoronije nta gikozwe. Amabwiriza asezerera imyumvire y'inyabutatu z'Abanyarwanda akwiye gutangwa. Bagomba kandi kwemera ko ibyabaye birenze urwego rw'amakosa, ahubwo ko ari icyaha gikomeye cyahaye icyuho jenoside. Gukuraho iyo nyito bwoko hutu byonyine birahagije kugira ngo abakwiza ingengabitekerezo ya jenoside bari mu mahanga bacika intege. Usanga abenshi batagerageza kwiyumvisha ukuri ku isano ry'ubukoroni n'iremaremwa ry'ubwoko bw'abahutu, kubera yuko kwiyita abahutu nibyo bibahesha ibyangombwa by'ubuhunzi mu mahanga. Ni uburyo borohereza abo bazungu kugira ngo bumve ikibazo kigoye cy'Abanyarwanda. Ni nako n'ibitangazamakuru by'abanyamahanga bihitamo gukoresha imvugo zoroshye iyumvisha, nko kubangikanya ijoro n'amanywa, umugufi n'umuremure, umwiza n'umubi. Isobe ry'ikibazo cy'u Rwanda benshi bakaryihunza, emwe n'abiyita abashakashatsi b'ikirenga ntibaryubahuka. Nyamara dukwiye kubisubiramo byose, aho kugira ngo igihugu cyacu kizahore mu isubiranamo ry'abagituye kandi nyirabayazana ivi w'abandi.
abo bandi ni mwebwe twandikiye madame umuyobozi mukuru w'Ubudage, nyiricyubahiro umwami w'Ababiligi na nyakubahwa perezida w'Ubufaransa, nkaba nsaba abanyarwanda ko twabyiyemeza. Ndifuza ko twakomora iki gikomere cy'ubukoroni, abana bacu bakabyirukira mu gihugu kitakibona mu nyabutatu hutu twatutsi, ahubwo bajye bivuga inkomoko gakondo z'abasekuru babo. Agataka k'abakurambere niyo sano yonyine dufitanye n'abadukomokaho. Iyo sano kamere kandi idakuka ihuza bene gihugu n'uturere bakomokamo, nizo mbaraga zitsura amajyambere yatwo, zitsura gukunda igihugu ku batuye mu mahanga. Iyo sano kamere dufitanye n'uturere dukomokamo niyo yonyine ishobora gukurura impunzi bakumva neza igituma bahunze, kuko batigeze bahurira hamwe ngo bumvikane guhunga ari ubwoko bumwe, ahubwo buri muryango wagiye usiga agasozi kawo kuva mu majyaruguru kugeza mu majyepfo y'igihugu, maze bahunga intambara yari imaze imyaka 4 iba mu Rwanda hagati ya 1990 na 1994. Intambara kandi igomba kugira iherezo. Mbere y'ibyo habanje inkundura ya demokarasi yabibwe n'Ubufaransa ku mugabane wa Afurika mu mwaka w'1990, ititaye ku mibanire y'Abanyafurika yashoboraga guhutazwa, aho amashyaka yagombaga guhita yisanisha n'amoko, kandi niko byagenze. Nashoboye kwibonera uburyo muri icyo gihe inyandiko y'uwari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Dr. Nahimana Ferdinand yagize uruhare mu guhindura imitekerereze y'ishyaka ryari ku butegetsi, Rwanda Emergence de l'Etat, cyasohotse mu 1993 kigamije guhakana ko ingoma y'abami b'Abanyiginya yagize uruhare mu kurema igihugu cy'u Rwanda. Yita abami b'Abahutu abategekaga uturere tw'amajyaruguru y'uburengerazuba, avuga kandi n'ibigwi ubukoroni. Umwaka mubi w'1931 wishyirwaho ry'amoko mu ndangamuntu, Nahimana Ferdinand abona ari ishingiro ry'igihugu cy'u Rwanda, kandi mu by'ukuri ari bwo rwatangiye gusenyuka. Ikindi ni ubusabane uwo muyobozi yari afitanye na Ngeze Hasani washinze Kangura ikinyamakuru Rutwitsi, ari byo byahaye ishingiro ry'iyimakazwa ry'ingengabitekerezo ya jenoside mu Banyarwanda. Ubutumwa bwiyitaga ubw'ubwenge kandi ari gatumwa bwabaye ubwo kwigisha ko ngo amateka y'u Rwanda yaba yarirengagije ingoma z'Abahutu, aho kubita abami bakitwa abahinza. Nyuma y'ubushakashatsi nakoze ku moko y'Abanyarwanda nifashishije iyigandimi, nk'uko nabitangaje mu gitabo Rwanda Regard d'Avenir cyatangajwe mu nzu y'ibitabo Ramata i Paris muri 2015, nerekanye ko ijambo Hutu nta na hamwe mu turere tw'u Rwanda rigaragaza inkomoko. Mpamya ko amazina aranga uturere niyo yonyine ashobora no kuranga amoko y'abadukomokamo. Nguko uko nakuye ijambo Hutu mu biranga amoko y'Abanyarwanda, kuko nta sano na nto rifitanye n'udusozi tw'u Rwanda. Ryakoreshejwe gusa mu kuranga abantu bari babayeho kure y'ubwami, abo bitaga rubanda. Rubanda rugufi, rubanda rw'umwami, batandukanye n'abandi bari imiryango yatoneshejwe n'ingoma, abambari. Abakoronije u Rwanda bashingiye kuri ubwo butandukane, bashyigikira impinduka zo muri 1959 zagombaga kuba ingirakamaro iyo bashobora gusubiza Abanyarwanda mu myanya ya gakondo zabo, aho kuririra ku mwuka mushya w'intsinzi ya rubanda ngo bayihinduriye ubwoko. Kubera intsinzi y'ishyaka ryitwaga Parimehutu, byonyine n'izina ryaryo ririvugira, byatumye abitwaga Abatutsi bumva bahejwe. Abenshi barahunga kuzageza ubwo bazagaruka mu ruhando rwa FPR guhera mu 1990. Amashyaka Parimehutu cyangwa se MDR Parimehutu
kimwe na MRND yarisimbuye muri 1975, yose yashyushyaga imitwe y'abarwanashyaka bayo babita abahutu, nyuma bikarangira babahaye intwaro. Ayo mashyaka yarasheshwe kuva FPR yafata ubutegetsi muri 1994 no mu itegeko nshinga ryo muri 2003. None kuko ijambo hutu ryakoreshejwe mu kongerera ayo mashyaka ubumara bwo kwica, imikoreshereze yaryo nayo dukwiye kuyiha umurongo muri iki gihe. Iri jambo ryakoreshejwe nabi cyane ku buryo byageze naho abicanyi bagerageje kuryongerera ingufu baryungaho irindi Hutu power. Ibi byerekana neza ko twarenze urwego rw'indangamoko, ahubwo twageze mu ngengabitekerezo. Ubwo urugamba rwa FPR rwasatiraga abahungaga, bakabakabaga icya kabiri cy'abari batuye u Rwanda bakisuka mu bihugu duturanye, abayobozi ba leta y'abicanyi nibo bafashe iya mbere mu guhunga. Kuba abicanyi bari bavanze n'izindi mpunzi zisanzwe, nta gihugu na kimwe cyangwa umuryango mpuzamahanga byigeze bishishikaza. Abanyarwanda b'impunzi bakomeje kugeza n'ubu kuba ingwate z'abanyapolitiki n'imitwe yitwaje intwaro yiyita iy'abahutu. Leta nshya y'u Rwanda yonyine niyo yakomeje gukoresha ubushobozi bwa gisirikare n'ubwenge mu bubanyi n'amahanga kugira ngo abanyarwanda b'impunzi batahuke, abandi bacibwa imanza muri gacaca. Urwo rwego rw'ubutabera gacaca rwarangije imirimo yarwo muri 2012 rumaze kwigisha ubwiyunge no kubabarirana, hahita hakurikiraho gahunda ya Ndi Umunyarwanda yo kwigisha ubumwe bw'abanyarwanda no gukunda igihugu. Amahanga yakomeje kurebera abanyarwanda mu buryo biyubakira igihugu cyabo cyari cyasenyutse. Uruhare rufatika rw'ibihugu by'amahanga kwari ugufata abakekwaho icyaha cya jenoside bakoherezwa gucirirwa imanza mu Rwanda, ariko na biriya bihugu bitatu byadukolonije nta ruhare rugaragara rwabigizemo. Iki cyifuzo ntanze rero, ndasaba ko komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside yagisuzuma, leta y'u Rwanda n'abanyarwanda tugasaba biriya bihugu byadukolonije, Ubudage n'Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, bikadufasha kurandura ingengabitekerezo ya jenoside. Impamvu nyamukuru ni igituma abanyarwanda benshi bari mu buhungiro bakomeje kwiyita impunzi z'abahutu cyangwa abanyapolitiki b'abahutu. Kumvishwa neza impamvu yabagize impunzi cyangwa impamvu bashobora gushingiraho politiki bakora, birasaba ibikorwa birenze amagambo. Kumva byonyine ko n'abakoloni bahimbye ubwo bwoko babyicujije ni imwe mu nzira yakumvisha abanyarwanda b'impunzi ubutandukane bw'inkomoko gakondo zabo mu Rwanda. Hari ikintu cyanteye guhaguruka. Umwe mu banyarwanda bahungiye mu majyepfo ya Afurika witwa Mukiza Hesironi aherutse gutangariza kuri radiyo Urumuri muri uku kwezi kwa kabiri 2020 ko yiyemeje kwigisha umwana we w'imyaka 10 ko impamvu ari mu buhunzi ari uko FPR yakurikiranye abahutu ibica. Sibyo, namenye ko yahunze intambara ari umunyarwanda ufite inkomoko gakondo runaka, bitabaye ibyo agiye kwigisha umwana we gukurira mu rwango. Uko niko kandi indi jenoside yabitangiye gutegurwa. Nitube rero umusemburo w'ejo hazaza hatarangwamo jenoside, twemera amakosa yakozwe kera, buri muntu, buri gihugu. Kubana mu isi y'amahoro bifite ikiguzi, tugitange rero twese. Uru rwandiko ndurangirije mu Bufaransa, mpita ndwohereza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2020. Mpayimana Philippe ndushyizeho umukono. Igice cya kabiri muri iki gitabo nashyize mu majwi. Kureka ubuhutu ni ukubohoka. Ndamagana ingengabitekerezo ya jenoside, mbwira abanyarwanda bubu
n'ababyirukira mu mahanga. Banyarwanda bavandimwe, uko turi uku n'ababyeyi bacu n'abana bacu, turi ishusho y'amateka maremare y'u Rwanda ari mwashaririye n'ateye agahinda. Amateka asa n'imigani miremire iyo abanyamahanga baduteze amatwi, tuzi kubatekerereza kakahava. Turarira amarira yadushizemo, dusiga amagambo amaraso, amayira twayateye amabara. Twavuye mu Rwanda dukwira isi yose, turi muri Lesotho no muri Canada, muri Australia no muri Angola. Dore ko isi nayo ari nziza, ni inyanja yakira amazi yose, iratureba ikatubona dukura. Iyi si yamenye u Rwanda neza, nubwo hari amateka yayihishe. Wowe ugiye gutongora amateka, ese waba uzi neza ibyawe cyangwa uje gusubiramwo ay'abandi? Ntuzane ibya Hutu na Tutsi, ntacyo waba wunguye abumva, kuko nibo babihimbye. Wowe tega amatwi umutima wawe, tubwira ibigwi by'ubuzima bwawe, ubeshyuze ibyabaye umugani, ibyo ababyeyi bakubwiye kandi batakwereka gihamya. Itegereza ibiri muri Malawi, iyo za Zambia na Mozambique, muri Canada no muri Amerika, muri Kongo cyangwa i Burayi. Wamagana imbangikanyamboni ikugira mu cyeba w'uwo mubana, ikugira mu cyeba w'umwe, kandi u Rwanda rurimwo benshi. Mureka nibutsa abateze amatwi amakosa ari mu byo twigishijwe bitwumvisha ka Bibiliya ngo Adamu yabyaye abana babiri, nyamara bavuga imibereho iri ukubiri, abeza n'ababi, imfura n'imfunya, kandi tuzi ko yabyaye benshi. Nuko u Rwanda ari umuryango ufite amateka arenze ukubiri, ibya Tutsi na Hutu ntibikavugwe, bimwe birazwi ibindi wapi. Batubwiye amateka y'Ibimanuka, aha tubona abaturage biyizi inkomoko yabo hafi ya Muhazi mu karere k'ubu ka Gatsibo, mbere y'uko bambukira i Gasabo bagahanga igihugu cyagutse. Bifuzaga ko kiganza amarumbo, iyo Berlin itabyitambikamo. Nguru u Rwanda dufite ubu. Buri bantu bagira amateka, ni nayo ababera indangamuntu, akabatandukanya n'abandi, bakaba umuryango mugari. Iyo aba bose bagiraga amateka, ntibashake gusiba y'abandi. Hashize ikinyejana kimwe gusa, Abanyaburayi bavumbuye u Rwanda, bitegereje uko abantu babana, batangazwa n'uko rwari ruyobowe imyemerere n'ubupfura by'Abanyarwanda, nuko babagabanyamo gatatu. Hashize imyaka itari myinshi cyane, abanyamateka badashishoza batoye nk'ihame iyo nyabutatu, badutegeka kuyubakaho akazaza kacu. Baribeshye, batwubakiye ku musenyi. Inyabutatu ihigika umutwa, igapfobya umututsi, igashaka kwegurira igihugu cyose abiswe Hutu batagira amateka namba. Mbabwije ukuri ko badafite amavo n'amajyo, nta ntero bafite habe n'inyikirizo, nta nkomoko izwi, nta mukurambere, gusa biswe ubwoko. Kandi si uko isi yaremwe, aho igihugu kiremerwa abaturage, kandi abaturage aribo barema igihugu. Mumenye rero ko muri kwinshi, kandi igihugu kibashingiyeho. Mwiyama bababona ukundi, ababagaba ingamba zihanganye uko babyumvishije abababyaye. Aba bahindutse abajenosideri imbere y'abareberaga, cyangwa bagahunga rurese batabonye amarira y'Abatutsi, bagatwarwa n'umujinya batiyumvishije umubabaro wabo. Bakabona baraswaho urufaya, basenyerwaho inkambi muri Kongo, bameneshwa, bicwa, basuzuguwe. Ntibiha akanya ko gutekereza ngo birengagize ubwo burake bwabahinduye impumyi mu nyumvo. Nimubasabe bashyire mu gaciro, bareke ibyo kubaganyira nguko barusimbutse, aho inkota yahoreraga abacitse ku icumu rya jenoside. Bashoboraga kuba barapfuye, ubu ntimwari kuba muriho, nta n'icyo mwari kuba muvuga. None ubwo bashoboye kubabyara, nimubigisha iby'iyi si murimo, nubwo bo bakibereye mu gihu bashyizwemo n'ababayoboraga. Mubarusha kumva ibintu. Mwebwe mwakuriye hirya hino, mwisanzure, murasirimutse, mwavukiye mu ishyamba ariko ntimuri inyamaswa, mwakuriye ishyanga ariko muzi u Rwanda, murarukunda, murarwifuza. Ibihugu byanyu bibacumbikiye byabahaye intango y'ubuzima. Muzi neza ko agataka k'abasokuruza ariko muzaraga abana banyu. Ngaho rero nimubandikira amateka.
Ngiye kubaha amakuru yanjye. Data yaguye muri Kongo hafi y'umujyi wa Kisangani ubwo impunzi amagana n'amagana zahurwagamo urusasu n'ingabo za PR na FDLR muri 97, zimwe zihashya interahamwe izindi zigambiriye gufata Kinshasa. Ibyo byombi kandi byagezweho. Nyuma y'ibitambo byahatangiwe, umubare munini w'ababiguyemo, nubwo data yari kurokoka nanjye nari kuba nabiguyemo, ntibyari kandi guhagarika ingabo. Icy'ingenzi hagati yanjye nawe nuko amateka yanganirizaga yakunze kunshyiramo icyizere, uko yanyemeraga biranyubaka, kubibumvisha ntibinyoroheye, gupfa kwe rwose ntibyampahamuye. Babyeyi mwitwa impunzi, mushyire icyizere mu bana banyu. Igihe ibyanyu biri kurangira, igihe cy'ubuhunzi kibabundikira, murekera abana kwiyizera, kuko urwanya uruhare mu rwushe. Mwibasukamo inzozi zapfubye, bo bifitemo ubushobozi bwo kubyuka bakazatahuka izuba riva aho mwahunze mu ruturuturu. Data ntiyahunze u Rwanda, intambara niyo yatumye ahunga. Iyo umuryango watitiraga, nyuma akizere kakanyonyorotsa, yagaragazaga kwifuza gutaha. Nyamara niwe waguye ishyanga, twe twatinyaga twaratashye. We yaduhungishije intambara, ariko ntiyaducira ishyanga. Nshimiye ababyeyi bose batiziganya mu kubungabunga ubuzima bwabo ngo batazima, ariko ntibatatira aho baturuka. Kuba ataratahutse mu gihugu nabikoze mu izina rye kera nyuma. Niyaka amapingu y'ubuhunzi, nsubiza ibyangombwa byabwo. Nubwo kuba i Burayi biryoha, nanyuzwe n'umwuka w'ubwisanzure nk'umuntu ufite agataka ke, ufite igihugu n'urupapuro rw'inzira, ufite icyerekezo n'umutimanama. Ninde wagerageje kwimenya, kwigereranya n'ayandi mahanga mu ruhando rw'abahagarariye ibihugu, mu bibumbye cyangwa imiryango? Mwigeze mumenya ishavu bitera kuba uri impunzi ugahezwa kandi ukunda igihugu? Mufate ubwenegihugu igihumbi, ni mu bubyaza umusaruro. U Rwanda rwose ruradukeneye. Ibyo abatubyara barutinya, bahahamuwe n'ibyo batamenye, bateshejwe umutwe n'ibihe byabo. Iyi myaka yateye umwaka igihugu, aho bamwe bahangaye abandi bakabacira ishyanga nta ntambara ihari, bakabatwikira amazu, bakabatwarira amasambu, bakabarira amatungo, bakaza natwe kuduteranya. Ubu tukaba tubyiboneye amafuti y'abakurambere bacu. Ababyeyi benshi ntibabyumva, kuko umunsi rwakubitaga bamwe bari impinja abandi inshuke, bataragira ubwenge bureba kure ngo babe baramaganye mpatse ibihugu. Ibi mbabwira bishobora bake, kuko si benshi biyemeza ibikomeye. Dufite amahirwe muri ibi bihe kuba dufite intwari mu Rwanda zituma turota tukarotora, nk'iyo twumva perezida wacu, twibuka abakurambere b'ibihangange, abaharaniye ubwigenge bwa Afurika, bahanganye na mpatse ibihugu, berekana inyungu y'ubwisanzure. Niho Paul Kagame ashingiye. Yahunze ari muto ahunguka buhangange, yavuye mu kwaha kw'ababyeyi, yicara mu ntebe y'igihugu Kigali, nuko mu gihe gito cyane ababaye icyamamare rutinywa. Arangwa no kutisuzugura imbere y'abanyega u Rwanda ngo ni agahugu gato ku ikarita, kandi ari bo ubwabo batoya. Yashoboraga kuyobora Ubuganda, ariko yahisemo u Rwanda aho ababyeyi be bakomoka. Namwe rero aho mubyiruka hose, muhorane inzozi zikuza u Rwanda, ntimuzarohe mpatse ibihugu, ntimwirengagize ubunyarwanda. Ngibi byo mukwiye kugira intego, twese tukaba twamwigiraho. Ingabo yahagaritse jenoside, nyuma agakura ubwoko mu ibuku, agatangiza ndi umunyarwanda, agahagurutsa Afurika yose, adukangurira kwihesha ijabo n'ijambo. Simusingiza nk'uko bisanzwe, nuko mubona mu musinga. Uyu wimye icyanzu mpatse ibihugu, agatera umugongo padiri n'abakoroni. Ni umutungo wacu w'amateka, ku buryo nyuma ye twagize ibyago bigwirira abaturarwanda, bidusiga icyasha mu gahanga ngo twibone mw'amoko atatu adashobotse. Hari benshi ubu babashyira hasi, babasubiza inyuma mu byo bigisha. Ya masomo y'ibihe byashize yari agamije guhanganisha abantu. Aho mwebwe mwiswe abahutu, bikaba bibamo urwango runuka, guta agaciro no kwivumbura.
nubwo mwakora iyo bwabaga muzahora musuzuguritse, nubwo mwagera ku myanya yo hejuru babita abahutu b'udukingirizo, nubwo muzavugisha ukuri bazavuga ko mukoreshwa n'inda, ngo mwaraguzwe, muri abantu bihakishwa. Ntabwo muzemererwa mu bandi ubwisanzure, ubwenge n'ubwigenge. Igihe cyose mwambaye ubuhutu nta gitinyiro muzagira, niba icyo cyasha mukikikoreye. Ngaho rero bagabo b'i Rwanda, mwe mfura nyangamugayo mbanza mihigo, mwakwiyambuye icyo cyahi abasederi bakunenze mu ivu, mu ngengabitekerezo y'umwanda. Interahamwe zambaye zikaruha, zihishemo nk'abaturage basanzwe, kugeza ubwemere n'idedivuruguse yakiguranye demokarasi. Amashyaka yose yacamwe ibice. Ese mwe mwari abapawa cyangwa mwahisemo n'ubwenge, ubumuntu no gukunda igihugu? Ntimuzongere kwemera na gato ko hagira ababitiranya babisanishaho mu rwego rwo guhishira amafuti yabo, ngo abicanyi musangiye ubwoko ngo babakurure mu mutego wabo. Nimwange rwose utwo tubyiniriro tubatandukanya n'inkomoko zanyu, dusibanganye ibyo mudasangiye uretse gusa guhuza igihugu twese. Ese abo barimu baravuga iki? Abo babyeyi se batazirikana? Abo banyamakuru barondogora bahora babita ngo muri abahutu? Iyi myaka ishize nisiba amakosa, nimugobwe mwandimi zitukana mwe. Abanyarwanda baribohoye burundu. Hehe n'ibinegu by'ubucakara, hehe n'ipfunwe ryo gusuzugurwa, hehe no kwamburwa imitungo, hehe no gukoreshwa uburetwa, hehe no gusoreshwa amaherere, hehe no gutabara utabyihitiyemo, hehe no kwinjirirwa abagore banyu, hehe no gukoma amashyi buhumyi, hehe no kwitiranya Imana n'imandwa, hehe no kubuzwa guhiga. Keretse abakibaswe n'ubuhutu babusimbuje amazina nyayo yari ashingiye ku nkomoko zanyu, izi zibahuza n'ubutaka gakondo, ariyo mazina y'abasokuruza, ariyo abana banyu bazitwa. Ninde utariboneye ishyano kwitwa umuhutu byakuruye ku gihugu cyacu n'abagituye? Ninde utarabonye iterabwoba ryihishe muri iryo zina kugeza n'ubu mu myumvire y'abacikacumu? Nirivumwe rihabwa akato n'akanwa karyamamaza. Ntihazongera kubaho jenoside. Ndashaka komora abanyarwanda, sibanganya imbibi zibatandukanya, nagura ubumuntu butagira imipaka, bageze mu ijuru ry'ubusabane, batambuke nk'abandi banyafurika, bahererekana umurenge ku wundi, ingoma ya bamwe n'iy'abandi, igihugu n'igituranyi cyacyo, ababituye bamwe n'abandi, agahugu umuco akandi umuco. Ibigezweho ntibizaduca intege, ibyiza bya kera bizahoraho. Abatware bacu bazazuka bataje kuvuguruza perezida, batanacira abagoma karurutega. Aba bayobya urubyiruko rwacu mu mpirimbanyi z'ubutegetsi, aho guharanira cyane cyane iterambere ry'intara zacu. Mu masangano y'imigenzo yacu niho dupfundika ubumwe bw'igihugu. Ibitaramo byacu byaduhuza abatuyobora babishatse, ngo tubane nk'abavandimwe tumeze nk'umukororombya. Imyuga inyuranye n'imibyinirire, uburyo bwo kuvuga ikinyarwanda cyangwa uko basaba umugeni, maze abakiga bakerekana ibyo utasangana abaganza, abambogo bagaserukana ibyo abatutsi batashobora, abayenzi bagatungurana, abarera bagatangara, abatwa bakiganirira, nta urota se kurutwatwa. Nta muhutu mvuze muri abo. Iryo jambo rifite icyo rivuze. Ni umucakara wa kera, umugererwa usuzuguritse, umuntu utitunze rwose, udafite ubwisanzure n'ijambo, udafite umutuzo namba, ugendera ku mabwiriza y'undi, ari nawe nyine abereye umuhutu. Uwo muhutu nta gaciro yiha, ni umuntu uhora n'ipfunwe, yibuka amateka mabi, kandi abanyarwanda bo bishimye. Ni umuntu ukunda ubukene, umuntu uhora abogoza, yishimiye kwitwa impunzi. Munsi y'abami n'abatware be avumira ubwami ku gahera, ataretse ndetse n'abami beza, arakara vuba nta gushishoza. Mugani wa Sengoro agaya abirabura, burya ukuri kurica kukanavura, nta kijya kimubera cyiza. Imirimo ye ni uguhimbwa amaboko, ni ikivume kiruta ibindi. Yahisemo umwanya ugayitse,
kwigaragambya kwe nta nyungu, udafite iyava ntamenye iyajya, utagira gakondo nta n'igihugu agira, nakomeze yirushya azazima, aho mu maradiyo na YouTube abamuririmba bazarambirwa, bazava imusozi ntacyo basize nk'akatsi katwawe n'umuyaga. Nibaceceka nta ngaruka, abo bahorana amoko mu kanwa bigana Yozefu Gitera, ba Matata bidoga inyabutatu, bamusabye Imana n'abandi bakunze kuturogera abato bo muri Jambo no mu mpunzi, aba badasobanura politiki n'urunana rwaba nta munoza, dore ko bayavuze yemwe barateye barikiriza, bigana imvugo ya Mugesera, bahora bashimagiza indirimbo zikaze za Bikindi. Uyu washoreje mu buhungiro aririmbira umugore w'inkazi, asemera Ingabire gutsindwa ruhenu kuko yamusize ingengabitekerezo atarashobora kwibohora. Barayasomye baracurura, amategeko 10 yangeze, aha niho bagombye kumvira ko amaherezo yabo yageze. Ubuhutu ni uburozi kabombo bwongera ibisazi mu babwitwaza, niyo ntwaro ya FDLR. Bahora basoma amateka mabi ababyeyi babo binumiye kuko batize cyangwa bize nabi, amateka yabangishije kubaho. Abenshi batojwe ubwicanyi, bihisha inyuma y'izina bwoko, bahisha urwango rwari ku mitima n'ipfunwe ryo kumva bari hasi, bananiwe kwimenya, bitesheje agaciro ubwabo, bakennye ubwenge, bahembera urwango n'inzika, bishyiraho amakosa ngo bakanguke, basubiremo amateka bayasibe, biharira igihugu nk'icyabo gusa, bahigika umuvandimwe watonnye n'ubwo buvandimwe babwange. Ubuhutu ni amahano nk'uko ubucakara bwashojwe, muri Antiye zigenga barabihamya, bahora bibuka tuseruvertire, nk'uko ubwirabura bwigeze kuba imbata, woreso yinka kabusimbuza ibikorwa, yamagana ababuhoza mu kanwa, nk'uko havuyeho ubugererwa bukanahitana Ruyiseze, nk'uko ubukoroni bwasezerewe, Abadage, Ababiligi n'Abafaransa nabo bagomba kwishyura uwo murage mubi badusigiye. Mureke twibagirwe habyara, tureke ubuhutu buzimangane, tugaruke ku ya mbere Mata 5:4, aho Rudahigwa yacaga iteka, aho kwambika ubwoko abacu ngo babwitwaze bahangana, kugeza ubwo bakoze ibara, kugeza ubwo abanebwe muri bo bagombaga kubihagarika, bagombaga kwanga ubukoroni, bagombaga gukosorana bagafatanya, guharanira hamwe ubwigenge bw'igihugu. Mpamagariye ahirengeye ngo abita abandi abahutu bahore, abiyita ko bakunda u Rwanda bagahoza agati mu ntozi, abo banyamahanga b'impuguke bahora bahutera umuriro ngo duhore tumarana, nabo biyandikira ibitabo ngo ni intiti baravumbuye. Kandi ari ishyari ry'uko turi umutima utera muri Afurika izayobora isi y'ejo, u Rwanda tukazayiba ku isonga. Dore ubushakashatsi bukwiye, u Rwanda mbere y'abazungu ntabwo rwigeze amateka abiri, amwe azwi neza n'andi atazwi, ngo abahanga basigane bayandika, ngo abana basiganire ukuri kwayo, ngo ejo hazaza hatagarane abari mu gihugu no mu mahanga. Dore ko imyaka 100 yarenze, hamaze gukorwa amabi menshi, inkingi z'igihe zarasibamye, tuzisibuza ukwibuka, dusanasana imibanire, twiyambure rwose burundu ubwoko bwahimbiwe politiki. Ubuhutu si ubwoko, n'urwitwazo rw'abihoma ku mbaga, rwagombaga kuba rwaracubye umunsi hakurwagaho ubuhake bukajyana n'intekerezo z'ubuja n'icyitwa kwigira ingorwa. Tugarure u Rwanda rwa gihanga mu busabane buzaramba. Igice cya 3, twange ubukoroni bushya. Muri iki gihe usanga abanyarwanda baba mu gihugu n'abari mu mahanga bahanganye mu mitekerereze yabo. Iki kibazo gisa neza n'ubukoroni bushya bwibasiye Afurika muri rusange, maze byagera mu Rwanda bigakabya. Ubu abanyafurika nabo bahindutse abakoroni, baza mu isura y'abatuye mu mahanga, bakaba batakigira ikinyabupfura, bakuyagaho kunyo, bicara ku ntebe z'i Burayi, bagatunga ikigembe cy'icumu aho ababyeyi babo bicaye, bakabatuka imivumo yose, bakabifuriza kwivumbagatanya ngo bahirike ingoma n'abami bacu. None ubu tubigire dute ko twabonye ubwigenge? Twemera amakosa y'abana bacu cyangwa tubakosore? Kubera ibyo bagize urwitwazo,
turavugwa nabi bakatunyega batwita abakene, injiji n'ibijura, abategetsi babi bahonyora rubanda, nta cyiza namba batubonaho ngo abo tuyobora nibadukubite ku manywa no mu binyamakuru. Ariko saba diaspora tubagire dute? Biragaragara babaye abakoroni. Mureke twigisha abana bacu ntibazaturenza ururimi, nibamenye ko bayobye, batagaranye nk'udushwiriri, bakunda uruhande rumwe, ku rundi ruhande bafite ibihugu byabahaye ubwenegihugu, bakangisha bakanarata, bakumva baturi hejuru kandi batwima ibyo dukeneye kuboha mu byacu n'iwacu. Shuti banyafurika b'imahanga, yemwe banyarwanda mwiyemera, ese muvugira ibihugu byanyu cyangwa mukorera ababacumbikiye? Baturebana agasuzuguro, biyemeje kongera kutwonka, bakadukuramo ubwonko, bakatugurisha intwaro, badusaba gutekereza nkabo ku mayeri cyangwa ku ngufu. Mwibwira ko babakunda? Iyo muvuga uburenganzira bwacu, mutwigisha inshingano zacu ngo tujye tububaha, tubasumbisha abaturage, kandi mwe mutabubaha, igihe mudukururaho intambara, igihe mubahamagaza abana bacu mukabica ubwonko n'umutima, mubashyiramo inzozi zikabije ngo bahunga Afurika bizabakiza, aho kubafasha kuguma iwabo ngo babe ariho bitereza imbere, ngo babakuremo ubushobozi kuko ubwenge mutabubarusha. Murebe Afurika n'amahirwe yayo, murebe umwete w'abayituye, nibyo bukungu ikizeho cyane, nicyo gishoro yibitseho. Niba imishinga y'ingirakamaro muyikorera igihugu nta macenga, niba inyungu mugambiriye zizubahiriza amategeko yacu. Murimwe abifuza ubuyobozi, mwibuke neza icyo muri cyo mwagambaniye aho muvuka, mutuka abayobozi bacu ngo mushimishe abakoroni bashya, mwirengagiza ikibasindisha, icyo mwita ko ari ubwisanzure, ko ngewe nkise gusuzugura. Muvuga ko mukunda igihugu, murahira kutazagisubiramo ngo keretse mwitwaje imbunda. Inama zanyu zagira akamaro mubaye nk'abafatanyabikorwa mu biganiro by'imiyoborere, mu gihe mwemerewe gutora nk'abandi banyagihugu bose. Niba mutabirimo muduha amahoro, inama mutazabyaza ibikorwa, birutwa ko mwazigumanira. Uburwanashyaka bw'icyuka nta cyicaro na busa muri Afurika. Ababacumbikiye barabareka bazi neza ko muri mu mafuti, ariko babifitemo inyungu. Igihe mudurumbanye iyo mukomoka, nibwo baca inyuma bakadusahura ibyo babavaniramo imishahara. Nimukanguke ba diaspora, niba mutari abanyamahanga, nimuba abanyamahanga iyo mutuye, mwivane mu gihirahiro. Niba koko mukunda Afurika, nimuzane y'imirimo yanyu, nimuzane y'ikoranabuhanga, abaturage bacu barikoreshe mu Rwanda n'ahandi muri Afurika. Nimuze mufatanye ingorane n'inzozi, nyuma y'igihe gito muzunguka ibisumba ayo magambo asebanya no kuba muhimbira kuba hanze. Nimureke ibyanyu byo kudusenya, muhamagarira abacu kwicwa, mukanga ingoma ngo mwazihirika, mutimakaje mu ntebe no mu tubari. Tuzi ko mutarota muzisiga, igihugu cyacu kibiyambaje, mureke rero kutwita injiji. Umutwe wa kabiri, igice cya mbere, koroshya amagambo, abazize jenoside n'intambara. Amagambo akoreshwa mu rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ntabwo agomba guca abaturage mo kabiri ngo humvikane ko hariho abayikoze n'abayikorewe, ahubwo agomba gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda mu kwamagana ikibi, abagome n'izindi ngeso mbi zose. Duhanganye n'urukuta rutazibagirana twubakiwe n'ababyeyi bacu. Ndasaba abaturage ngo turusunike, turushinga aho rugomba kuba, rudutandukanye n'ikibi aho kudutandukanya ubwacu. Ishyano ryagwiriye abacu, ryakozwe n'abagome nyabo. Ubu twamenya abari bo, twarabareze, baciriwe imanza, abandi baracyashakishwa, abandi bari kwa Nyamuzinda. Mucyo twonkore kandi dusukure ababakomokaho ku myumvire yabo, niba bashaka gukunda igihugu. Abanyarwanda bazahora ari bamwe, ntabwo bigeze bashwana ubwabo. Emwe n'igihe abicanyi basakuzaga, bake cyane nibo babumviye kubera ubujiji n'inda nini. Urwitwazo rw'ubuhutu rero rugomba gusezererwa.
uko dusiga amateka inyuma, twe kurutwerera abanyarwanda. Dore igihe kitazibagirana, igihe tumenya abicanyi nyakuri n'abayobozi babi b'icyo gihe, nibwo dutsinda ubudasubirwaho ingengabitekerezo ubutagaruka. Ibyago byagwiriye umuryango nyarwanda, twige gusangira umubabaro twese, twunamira ababisizemo ubuzima, twunamira abarumbije abo babyiruye, ari byo byateye bamwe mu bandi bivana mu isi y'abantu bagakora amarorerwa. Twunamira amabi y'intambara hejuru y'akamaro ko kutubohora, aho yagiye irengera kubw'uburakari bw'ikirenga igahonyora abaturage. Tuyisabe basabe imbabazi. Ngaho bantu namwe gihugu, igihe cyaje ngo muhuze, amahoro mu mitima arakomanga, ikibi twakirengeje irembo, nta rwitwazo rw'abanga abandi. Abanyarwanda bose barareshya mu butandukane bwacu bwinshi, hehe no kwenderanya abatutsi, ahubwo bahuriye ku rugamba, batuye hamwe mu isi nshya isa n'inzozi ariko zikabyika. Igice cya kabiri, ikuzo nyuma y'intambara. Amagambo y'ikuzo n'ubutwari agira uburemere iyo intambara yarangiye. Mbwire rero FPR Inkotanyi nk'umutwe w'ubuyobozi bw'u Rwanda muri iki gihe, ariko cyane cyane nk'abashoje urugamba rwo kubohora igihugu. Imyaka ibaye 30 amacumu acanye, nubwo bitagaragara ariko birakomeye. Igihe cy'ibyivugo ntikiraza, igihe cyo guhiga kiracyahari, kuko amahoro agishakishwa ngo ashinga imizi mu banyarwanda. None kurwana byabamariye iki? Kwambika impeta ibihangange igihe tukinjiza abato mu ngabo, igihe umwanzi agifite ubumara, igihe agirana amasezerano n'abandi harimo n'urubyiruko rw'igihugu cyacu, igihe ingengabitekerezo idacogora, nta gishimishije kiragerwaho kumva imvano y'ibibazo bihangayikishije abanyarwanda. Ni mucecekesha imbunda nicyo urugamba ruba rugamije. Kuzagera ku munsi w'amahoro, intwari ikicarana n'umwanzi, nibyo bitanga icyizere ko amakimbirane yarangiye, ko ikiguzi cyatanzwe, intwaro zashyizwe hasi, amasezerano yasinywe, amahame yumvikanyweho, irangiza ry'intambara. Gutangiza urugamba ni kimwe, kururangiza ni ikindi. Gushimangira amahoro nguru urugamba, ahubwo abanyagihugu badasobanukiwe ngo bagirire abana babo bifuza amateka meza mwejo hazaza habo. Iyo bitegereje ibibazo bihari, byahagurukije intwari zikabura igihe cyo kubikemura, kuko iminsi nayo ari umwanzi uhora agambiriye abatwara, harimo n'abakwiye kuramba. Mukemure rero rwose ibibazo, muhindure uburyo bwo kurwana, mutumbire ikiduhangayitse kiraje ishinga abanyepolitiki, mutakaze bimwe mwunguke byinshi, ngo urupfu n'ubuzima bihoberane. Ejo hashize n'uyu munsi twubaka urwibutso rwiza, abari abanzi b'ejo bahindutse abatavuga rumwe, mwiga uburyo bushya bwo kubana nta kubangamirana. Abantu batekereza uburyo bunyuranye, hagashyirwaho amahame ayaranga abantu bose ku isi, bityo duhamagara abaturwanya batubwira ibibahangayitse. Mureke tubaha amahirwe yo kuva mu iterabwoba, batubwize ukuri kose, niba koko bagamije kubaka igihugu twese duhuriyeho. Mureke mbwira abafite intwaro, mwe ngabo zacu zo mu mahanga, mureke kuntunga imbunda, ahubwo muhindukire imbere, turwane umujyi umwe, dufite impamvu imwe, guhesha agaciro u Rwanda. Turuha ingabo z'ibihangange ziyemeje kuba umutwe umwe, wumvira umugabo umwe, wemeye gushyira mu gaciro akumva ibyifuzo byanyu, wemeye kugurana intsinzi ye n'ubwumvikane nyabwo. Mbona amateka dutegeka, mbona amateka dutegeka, twicare dusinye amasezerano, turangize inzigo iva mu bukoroni, tubigirira abana bacu aho kubyungukiramo ubwanyu. Ngaha mpamagaye ababayobora, bategura uko basubira inyuma, bemere gutsindwa n'iyo mahoro, isore n'ikimwaro byera indangagaciro, zongerera igihugu ubuhangange, aho guharanira ishema ry'ingufu. Mutangaze byo mwifuza, maze mbabere umuhuza. Amahoro nk'aya wayagura iki?
kubona amaraso atembera mu mibiri yanyu aho gutemba ku misozi ya Kongo. Ni iki mwifuriza u Rwanda gifite rwose umumaro munini, maze nkibwire uwo mwita umwanzi, nizeye ko atazandasa ahubwo azarasa ku ntego, akabatumira mu biganiro nta mahanga byivanzemo uretse yenda y'indeberezi. Twubake igihugu kitavogerwa, cyihagazeho mu minsi iri imbere. Nimwiyemeze gufatanya muri uyu murimo w'ubuyobozi abaturutse ya ruguru batangije. Mwibarebana agasuzuguro, imyaka 30 musenya, nabo 30 basanasana, bubaka ibyo mwangije n'igisabo mwashatse kubyaza. Abana banyu babyumva vuba. Turekere igihugu abagituye, murekere intwara amahanga zikora. Ayo mafaranga muyashora handi, mutsura iterambere ry'iwacu. Kuba mutuye mu mahanga bibagira abaduhagarariye iyo. Urukundo mukunda u Rwanda rwerera imbuto abanyarwanda bose. Igice cya nyuma, inyangamugayo mutanga ubuhamya. Abanyarwanda babaye inyangamugayo bagomba gutanga ubuhamya ari benshi, ukuri kukimakazwa. Yemwe bagabo mu mpinga za Kibeho, abo mu Butambeho bwa Nshiri, abakibugabuga na Ngeruka, ab'Inyange no mu Bisesero no ku nkiko z'u Rwanda, abo mu Butansinda bwa Kigoma, yemwe abo ku ijuru rya Kamonyi, abagiti na Rutare, abo mu mabanga ya Bigogwe n'ahandi hose mu Rwanda. Mureba mutarebera ibyabaye n'ibikomeje kuba iwanyu. Mwitangara agahoma munwa, nimwature musasi inzobe, muti intimbi bari ku mutima. Musangira ubuhamya bwanyu, mukiza u Rwanda guhora rwicwa, guhora rwicirwa manzaganya. Muhamye ukwemera mu rukundo, muhoza amaso kuba bayobora ngo badatatira igihango, bagatatanya intama zabo. Ngo muhe icyaha icyuho, ngo muhe inzira inzigo, ngo munezeze barutwitsi, barusahurira mu nduru, barusesa bagina na rukokoma, baryohewe ubudasigaza. Aho kumusanga nyamvura wa Buhimba, barusha abantu guhemuka. Nimube imfura mwera imbere, mweza amateka y'igihugu, muyatukure mutanga ingero. Mwebwe ntore zaruragiye, mwimye amatwi intera hamwe, mukiza benshi ku buryo bwose, muhereye ku buzima bwanyu, abo mwahishe n'abo mutishe, cyane cyane amarira yanyu, ayo mwasutse kera n'ubu, mukomora abatutsi bikomere, mukoma induru cyangwa musenga. Namwe mwabaye inkotanyi, mwayobeje inkota y'umuturanyi, mumwitambika imbere. Ngaho nimutambuke, mutabara amateka adatonekara, kubera imfunya zikiri nyinshi hirya hino za Burayi n'ahandi henshi yo mu mahanga. Abakundaniye mwiyicaniriza bakomeje kwiyongera. Mureke twegura imivumero, tubaha akato tubibwirire, bakeka ko dufitanye isano kandi burya atakiri buno. Zahinduye imirishyo, ubu twihesheje agaciro, ntawe ukidukangisha ubuhutu, nta kibuzutu bukivuze, keretse kubabaye intera hamwe bahora bitoza kwanga u Rwanda ngo baruhekeshe rushorera aho kwicuza ishyano bakoze. Harabaye ntihakabe, ibyo twabonye biteye ubwoba. Dushinga intahe bidasubira, dusabe ibwami hacibwa iteka, dusabe Imana ihoraho iteka. Habe gutuza no gukora cyane birangaza abanyarwanda, aho gutuka no gutikura. Dutere imbere tudatseta ibirenge, twishimire igihugu cyacu. Abatagishima bahora bagaya, amenya azabashirire mu nda. Dore ibanga ry'amahoro, gutega amatwi abandi, kubaha umwanya wo kuvuga, bakisobanurira imigambi, bakumvikanisha umubabaro n'ibyifuzo byabo rusange. Ubutabera bukaba intego, kurinda ubuzima bwa bose, amategeko akubahirizwa neza, umurimo wose ukabona akanya ko kutwubaka no kutwubakira mu gihugu giha amahirwe bose. Ubuhamya bwanjye mbutuye abejo, abana bacu babyiruka, kuva umunsi urupfu rutwinjirana, abantu benshi bakatuvamo mu buryo butumvikana, amasoko akaremwa na bamwe, impumeko ikaba umunuko w'abahowe kudasa nanjye. Aho natinye kubinjiramo, nanze izina bitwazaga, rikarinda bamwe rigasaza abandi. Nahitiyemo abana banjye kutigera bitwa abahutu, ahubwo bambaze gakondo uko abasekuruza bayita.
ubuhamya bwanjye mbutuye abejo, abana bacu bakibyiruka batigeze babona ibyo twabonye, ububabare bw'uwacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Yumvise imbere y'inzu ye umusinzi wahise yiyamirira ati ndaje umuhutu nyawe, avugana n'umuturanyi, maze wamucika acumarika icyoba kiramutaha aratitira, mbona ijosi ryikanze umupanga, kubw'amahirwe ubwo muba hafi, ntihumurerega ni umusinzi, nyamara umutima wari wasimbye, numva rya jambo riragatsindwa. Umusozo n'umwanzuro rero mu gitabo cyanjye giheruka Rwanda Rugare d'Avenir cyasohotse muri 2015, nanditse ku rupapuro rwa 147 na 48 nti u Rwanda rwatakaje inkingi mwikorezi yagombaga gushingirwaho inyito z'abarutuye, ubutaka gakondo. Ubuhanga mu kwiga imiyoborere y'ibihugu n'uturere, nubwo kwiga imyitire n'imivugire y'abadutuye ntabwo byigeze bigaragaza isano iri hagati y'ibyiswa amoko n'uturere mu Rwanda, ari byo bituma amoko mu Rwanda ari inzaduka. Baba abahutu cyangwa abatutsi, nta karere gakondo na kamwe, nta muco, nta rurimi biyaranga mu Rwanda. Uyu mwanzuro nagezeho mu mwaka wa 2015 ntabwo watumye ngira icyo mvuga ku bwoko bw'abatutsi mu isanisha n'uturere tw'u Rwanda. Ubu ngubu ariko nagaragaje kandi nemeje ko abatutsi ari irindi zina ry'abitwa abahima cyangwa abo twakwita abanyandorwa, bafite gakondo ku nkengero z'ikiyaga cya Muhazi, ni mu karere ka Gatsibo k'iki gihe. Baje gukwira mu Rwanda uko u Rwanda rwa Gasabo rwagendaga rwaguka, naho ijambo hutu ryo nta gihinduka, nta sano na ntoya rifitanye n'uturere gakondo tw'u Rwanda. Niyo mpamvu twahisemo gushingira ku turere, bityo iryo jambo rikava mu biranga amoko nkomoko, rigasezererwa kubera umuvumo ryakuruye. Mu by'ukuri uwise abanyarwanda abahutu aba n'abahamagarira gushyira hamwe mwihangana aho kubita amazina. Uwise abanyarwanda abahutu aba n'abahamagarira gushyira hamwe mwihangana aho kubita amazina abagira abaturage batuye batuje baturanye n'abandi basangiye kubaka igihugu. Murakoze. Uyu mwandiko mushoje ku itariki ya 1 Mata mwaka wa 2020, ariyo tariki nifuza twazajya duhora twizihiza gakondo z'abanyarwanda n'ubumwe bw'abanyarwanda, tunarwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Murakoze.